Thank you again, Father. Urakoze kuduha undi munsi, ukaba uduhaye ngo tuwukoreremo, uduhaye ngo tuwugenderemo. Ishimwe ni ryawe. Tugirire neza, utwubake, utuganirize, uduhe guhinduka rwose. Imitima yacu ikomeze ibe mishya. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Nimba twarabanye ejo biraza kuba byiza kurushaho. Turimo turavuga umuntu munsi y'ukuboko kw'Imana. Ejo twari twakoze short foundation tureba ko Kristo abahamagaye aranabatuma. Ntabwo watumika utari umuntu watangiye cyangwa wemeye kubaha umutwara. So, to serve the Lord, it requires to be under His authority. So, if I am going to be under the Lord's authority, nuko mbizi ko imbaraga zanjye ari nkeya. Ngo Imana ikeneye abantu bafite imitima yemera gutumwa kuruta abasobanukiwe ibyo bakora ariko bashaka kuba mu batanga order batemera guhabwa orders. Reka turebe ni uwuhe murimo wa mbere Imana ikora mu mutima w'umuntu. The first ministry Imana iza gukora mu mutima w'umuntu mbere y'ibindi byose kugira ngo ibone yemere igimurinda. Kuko twarimo twibaza ngo Imana yaba ijijwe bingana iki ku buryo yajya kuzana uburinzi bwayo ikabushyira ahantu izi ko hari empty. Dusanga ko ubutunzi Imana yashyize mu muntu bumeze nk'uburi mu rwabya rw'ibumba. Hanyuma mu ntege nke ni Imana ibirindiriye ngo yuzurize imbaraga zayo. Niki kintu cya mbere Imana ikora ahantu ije gushora uburinzi? Uko number 1, bamwe muri tuba tutarasobanukirwa ko hari ikibitsanye Imana yashyize muri twe. Iyo utarabimenya Satani aba akurya runono kuko arabizi ko for every man there is a specific purpose. Iyo ntego iri ku buzima bwa buri muntu Satani ari aware, arabizi neza ko yaturutse ku Mana. Kuba utarabimenya you become a victim. Ariko Kristo iyo wamwemereye niki kintu cya mbere akora kugira ngo umurimo wo kubana nawe no kugendana nawe worohe kurushaho, haba kuri wowe ndetse no kugira ngo ubushake bw'Imana bujye bukugeraho mu buryo bworoshye. Twasoma Migani 17 murongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura rigatunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Akura kumvisha uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, ariko umugabo aravuze ngo Uwiteka we ubwe niwe ugerageza imitima. Bivuze iki? Come with me nkwereke. My God. Niki Bibiliya ivuga muri Yeremiya 17 umurongo w'9. Bible iravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Then hagakurikiraho ikibazo kibaza ngo indi nteruro ibaza ngo ninde ushobora kuwumenya ukuri? That is a question mark. Ninde wamenya uwo mutima ukuri? My God, ushobora kutabyumva. Reka nkwereke. Uyu mutima ntusanzwe. Gumana nanjye gato nkwereka akantu gato.
Niki birivuga muri Matayo 13 kaduhere ku murongo wa 15. Biravuga ngo kuko umutima w'ubu bwoko number 1 ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Do you see this? Umva ibyo bibazo abo bantu bafite. Imagine that. Nturambirwe gato. And then I show you another thing. Umutima ni ikintu gikomeye. My God. Umutima ni ikintu gikomeye. Niki Yesaya Imana yamubwiye mu gice cya 6 neza cyenda guhura n'ibi muri Matayo hari kutwereka. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 10 haravuga ngo ujye unangira imitima y'ubu bwoko, uhindura amatwi yabo ibihuri, upfuke amaso yabo kugira ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima, bagahindukira bagakira. One of the reason kuki Satani anangira ibitekerezo by'abantu, number 1 arabizi ko nibumva baraba babonye urukingo. Niyo mpamvu umuntu agera ku ijambo ry'Imana agaskipinga, akaguruka, ibi bintu ni ibiki, akabiguruka kubera ko ikirwanya ubwo bushake kirabizi ko nuramuka ucyuninze gato ugatega amatwi harimo ubugingo. Iyo ni diru y'umutima. Mariko 7:21 ravuga ngo kuko imitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana. Komeze 22 abango kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'ibyisoni, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo byose biba mu mutima w'umuntu. 23 avuga ngo ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. None Imana irivugiye iti ni jyewe ugerageza imitima, ni jyewe ugerageza imitima. Tugaruke Yeremiya gato. Aravuga ngo umutima w'umuntu urusha byose gushuka, then twumvisha ibintu byose biwubamo. Mariko arabivuze, arabirondoye, aravuga ngo icyambere umutima uba wuzuyemo imigambi mibi. Atanga n'ingero avuga ngo harimo guheheta, harimo gusambana, agaragaza ibibi byose biba bigonganira mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu icyago cya mbere kibaho ni igihe umuntu yatangiye kwiringira umutima we. Bibiliya iravuga ngo ntimwiringire imitima yanyu, ngo ahubwo Uwiteka wenyine niwe ukwiye kutuyobora inzira. Don't trust your heart. Yibaze ko Paul yandikira Abaroma arababwira mu gice cya 2 ngo have wikomeza kuri uwo mutima, muhindure, mugire imitima mishya. Nicyo cyatumye Imana yirata Kalebu iravuga ngo ariko uwo mugaragu wanjye yari ari mu ndi mutima. Hari undi mutima Imana igishyira mu muntu. Iyo umuntu yamaze guhindukira akemera akavuga ngo today intego yanjye ni ukwemerera ubushake bw'Imana, hari undi mutima Imana ijya imanura mu muntu. Umurimo wa mbere Imana ikora ku muntu wayemereye ni ukumuha undi mutima, ni ukumuha undi mutima. Twasoma Yeremiya umurongo wa 10 haravuga ngo nijye Uwiteka urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Number 1, iyo ukuboko kw'Imana rero kuje gukavaringa umuntu, Imana ibanza kureba uyu mutima uracyabitse ubutunzi nk'uko nabushyizemo.
then iyo icyo gipimo kigaragaje, hari icyo Bible yita timasi. Iyo timasi y'Uwiteka imaze guprovinga avuga ngo biri confirmed, umutima w'uyu muntu uremejwe, then nibwo birivuga ngo uyu muntu noneho ngewe nza kumugororera uko biri. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo rondora umutima wanjye uwumenye, kuko arabizi ko iyo Uwiteka yakurondoye haba harimo n'ingororano uri buhabwe. Ntabwo ukuboko kw'Imana kwaza ku buzima bw'umuntu kudafite imbuto kubona kuje guproteja. Abanjye ndabazi, abanjye ndabarinda. Then haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ubutunzi bw'ubugingo niho mbubitse. Ukuboko k'Uwiteka kuza ku mutima kwamaze kubona ko ufite ishaka ryo kurinda iby'ubugingo. Umutima wamaze kuba aware, ukamenya ngo burya bwose mbitse iby'ubugingo urarindwa. Ukuboko k'Uwiteka kuba kurambukiye kuwubaho ku manywa na nijoro, mu bikomeye, mu byoroheje, mu binaniza abandi, mu bicogoza abandi, wabakomeye. Nicyo gituma Umuririmbyi yaravuze ngo ariko uwo muntu ntabwo incamugongo zijya zimukoraho, ahora akomeye, abadanangiye, nta kintu na kimwe cyamwiba, kuko ukuboko kwanjye kumuriho. God, ndagusabira ukuboko kw'Imana kugume ku buzima bwawe, ariko iby'ubwenge birindirwe mu mutima wawe. Iby'ubwenge bw'Imana birindirwe mu mutima wawe buri munsi, aho ukora, mu byo ugendamo, mu nshuti zawe, mu muryango wawe. Ubwo butunzi Imana yaguhaye burindwe byuzuye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.